duhaguruke dusenga Imana duhagurutse. Manda muhaguruke n'abandi bose dusenga Imana duhagurutse. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Mana nkuru, turi imbere yawe turagushimiye. Tugushimiye ibihe byiza waduteguriye byo kuba imbere yawe, kandi wahembuye ubugingo bwacu mu ndirimbo z'abaririmbyi, kandi turacyategereje kuko dufite inzara n'inyota. Dukeneye guhazwa nawe, kandi dukeneye guhazwa ibyo kurya biturutse iwawe. Kozi wawe yahagurukiye imbere yawe n'imbere y'iteraniro, agiye kuvuga ibyawe. Mu izina rya Kristo Yesu turamukweretse, nk'uko wagiye umukoresha mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye. Uyu munsi nawe yongera kubone, uhagararane nawe hano, avuge avugishijwe nawe, kandi navuga twumve Imana. Ntitwumve Hortense tumenyereye, ntitubone Hortense tumenyereye kubona, ahubwo twumve Imana ivugana n'imitima yacu. Urakoze Mwuka Wera w'Imana, genda aha hantu, genderera imitima yacu twese abagiye gutegera amatwi ijambo ryawe, kugira ngo imitima yacu ihinduke imbibe nziza y'ijambo ryawe. Urakoze, turagushimiye kuko wumva gusenga kwacu. Ureke ijambo ryawe ritume abarushye baruhuka, ababuze amahoro bayabonera mu ijambo ryawe, ababuze ibyiringiro bayibonera mu ijambo ryawe. Mu izina rya Kristo Yesu, urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Haleluya. Mwami Yesu ashimwe. Katumuzamurira amaboko. Haleluya, haleluya. Akwiriye icyubahiro, akwiriye gusingizwa natwe abo yaremye, akwiriye gushyirwa hejuru natwe abaguzwe amaraso, akwiriye gushyirwa hejuru natwe bafite ibyiringiro byo kuzamubona. Haleluya. Mwami nashimwe, umutima wanjye uguwe neza, kandi nshimiye abakozi b'Imana, abashumba, abayobozi b'itorero rya DPR ndetse na hano kumpa ubwo buntu bwo guhagarara imbere yanyu ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko yanshyize ku mitima yabo, hanyuma nabo bakemera bakantumira, kandi korari Impanda namwe Imana ibaha umugisha. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Twari twaramukanyije kare, twivuze no mu mazina. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, hanyuma dukomeze dutarame. Haleluya. Umunsi umwe tuzataramira mu ijuru. Imana ishimwe. Gitaramo rimwe nikizabera mu isi. Haleluya. Ibi bintu si inkuru z'impuha, ibi bintu ni ukuri. Imana ishimwe cyane. Umwami Imana arifuza ko bimenywa n'abantu bose. Haleluya. Yabivugiye mu kanwa k'abamarayika, abivugira mu kanwa k'abahanuzi, abivugira mu mwana we wambaye umubiri araza agenda mu isi yerekana Imana itaregerwaga. Uyu munsi aragufite ushyigikiwe n'Umwuka Wera kugira ngo bibwire abatabizi. Haleluya. Umunsi umwe tuzava muri iyi si. Imana ishimwe cyane. Kandi n'ahantu habiri honyine abantu bazaba, ni habiri, nta hagati na hagati, nta purgatori. Ntabwo tuzagusengera wapfuye, ni ahantu habiri abantu bazaba. Imana ntabwo izashyira ku munzani ibikorwa byawe byiza, indirimbo zawe nziza, ubutumwa nabwirije. Imana yamaze gushyira ku munzani, ibona umuntu umwe ushyitse wageragejwe kimwe nawe, ariko we ntigeze akora icyaha, yitwa Yesu Kristo. Haleluya. Isi itanze umudendezo ko umuntu yakwizera icyo ashaka, akemera icyo ashaka, ndetse n'iyo umubwiye ko inzira ari imwe, ntabwo ibyo bintu ngo biba ari ukwambura abantu uburenganzira bwabo. Ariko Yesu yarahagaze arabihamya, mu isi itamwemera, muri bene wabo batamwera, aravuga ngo ni njye nzira. Ntabwo yigeze avuga ngo ndi imwe muri nyinshi, yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanyeyo. Haleluya. Imana umuremyi w'ijuru n'isi rero yamaze gushyira ku munzani
Mana ishimwe cyane. Ibona Yesu ashyitse atarigeze akora icyaha, hanyuma natwe abamwizeye, haleluya, twumvise ubutumwa bwiza, tumenya ko turi abanyabyaha. Umwuka wera murika mu mitima yacu, aratubwira ngo muri abanyabyaha. Kubwira ku giti cyawe ngo uri umunyabyaha. Ushobora kuba waravukiye muri ADPR ugasanga korari impanda iririmba imyaka 30, nahoze nibwira abana batoya barimo, ndavuga umugabo ngaba bayivukiyemo, rwose biraryoshye. Ariko se wari watsindwa? Mana ishimwe cyane. Ngo mwuka wera murike mu mutima wawe, usange bitandukanye no kuvukira muri korari nziza nk'iyi, mu itorero ryiza nk'iri ririmo abantu benshi nk'uku, ngo umenye ko uri umunyabyaha kandi umenye ko utakwikiza. Hanyuma uhindukire urebe icyakoze ku musaraba, wemere inzira z'Imana. Haleluya. Ngo yahisemo gukirisha abamwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Yafashe ubwenge bw'isi bushyira ku ruhande. Iravuga ngo si ibyo twibwira, si ubwenge, si ugupanga, si ingeso nziza, haleluya, ahubwo akirisha ubupfu bwo ku musaraba. Ngo ubwo bupfu kubagana inzira yo kurimbukira, kuba ari mu nzira igana mu irimbukiro, iyo nkuru y'umusaraba ni ubupfu kuri bo. Ntibyumvikana. Biravuga ngo ese ubu ngubu Imana ngo nibyo yahisemo. Yego nibyo yahisemo kandi itakugishije inama. Irangira avuga ngo ubwenge bwawe ntibwagukiza. Wemere inzira z'Imana, urebe ku musaraba, urebe utarigeze akora icyaha, urebe wadukunze tudakwiriye, urebe utadukunda tumaze kugira imirimo myiza nk'iyi tubona hano, ahubwo yadukunze tukiri abanzi b'Imana, tukiri abanyabyaha, adukunda cyo ajya ku musaraba ku bwacu kugira ngo yongere atukunge n'Imana. Ese wakiriye imbabazi? Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro abakiri imbabazi, haleluya. Kandi na n'uyu munsi akuramburiye amaboko. Nasanze byoroshye ko umuntu ashobora kuruhira mu rugo rwa data. Ndimo ndamaramo imyaka itangiye kuba myinshi mu gakiza, itangiye kuba myinshi ko ari abo nyirusha, ariko hari abamaze imyaka bakijijwe ingana wenda nk'iyo nanjye mfite mu mubiri, iyo ni myinshi, ariko ndimo ndamara imyaka myinshi ho gakeya mu gakiza. Hanyuma nasanze bishoboka ko umuntu ashobora kuruhira ahavugirwa inkuru nziza, akaruhira ahantu hari indirimbo nziza nk'izi, akaruhira ahantu abantu bafite Bibiliya, akamera nka wa mwana utarigeze abikirara ngo agende. Muri Luka wa mwana w'ikirara yaragiye, tumugirira n'imbabazi turanamusengera kuko tumubona nyine yaragiye. Ariko hari igihe umuntu aruhira aho atagombye kuruhira. Ndakwinginze, Yesu ni umuntu ku giti cye, ntabwo mu ijuru bazahamagara ishyirahamwe. Haleluya. Korari impanda ni nziza, Jehova Jireh muri beza, ariko ntibazahamagara ishyirahamwe. Tuzahagarara imbere y'Imana buri muntu ku giti cye. Niba tubonaho amaraso kandi abashyizweho icyo kimenyetso barimo bariboneza, barimo barezwa, haleluya, bafite umuhate w'ikintu kimwe, kurushaho gusa nawe. Bakora imirimo ariko bifuza gusa nawe, baravuga ubutumwa bwiza ariko bifuza gusa nawe, baracuruza ariko bifuza gusa na Yesu. Nicyo kibaraje nshinga. Umutima wawe ugiye mu biki inshuti y'Imana? Mu mafaranga menshi? Araryoha pe, araryoha. Ndabizi ko mfite abahamya muri iyi nzu. Amafaranga ntaryoha? Araryoha pe. Icyubahiro kiraryoha pe. Ariko byose bizashirira inahangaha. Ntibizanategereza ko Yesu aza nawe ubwawe tugushyinguye cyangwa munshyinguye sinjyana nabyo. Reka dukura amaso ku bidafite umumaro. Ujye ubikoresha nk'ibikoresho, ubibemo kuko byabaye ngombwa kubibamo, ariko umutima wawe utumbire ikidashira. Umutima wawe utumbire Yesu. Ukure mu mafaranga utumbirize Yesu, ukure mu cyubahiro na protokolo utumbirize Yesu. Haleluya. Nabigusogongeza ntacyo bitwaye, na yangamiya yabiciyeho, ariko umutima wawe nturuhiraho wakaruhukiye. Umutima wawe ntugwire hari ubutumwa bwiza. Umutima wawe wongera uwerekeze ku Mana. Nangiye gukurikizaho kubanegura, ariko reka nifate. Mwumvise indirimbo yaduhagurukije twese mu kanya? Niyo muhe mwaka? Iyi nyine yaduhagurukije twese, murayibagiwe? Ku muntu wanjye w'inyuma arushaho gusaza, ariko wamwe imbere akarushaho, mwene iyo ngiye. Niyo muhe mwaka? Yahimbwe ryari? 2004. Ntacyo mvuze ntigira gute.
haleluya haleluya. Mwamuduhembure, mwamuduhembure, duhembure, dusukire umwuka wawe wera, twuzuze umwuka wawe wera, tugarure ku rufatiro ruzima. Imana ishimwe cyane, haleluya. Turi mu mugoroba w'ubuhamya. Imana yagize neza, igira neza korari Impanda, igira neza iri torero, igira neza abera. Imyaka 30 ni igitangaza, ni igitangaza gikomeye. Nigeze gusoma statistike zimwe zo muri Amerika zavugaga kuri ministries cyangwa ku mirimo y'Imana yose itangira. Izo statistike zabo zaravugaga ngo ministries, imirimo y'Imana yose itangira, imirimo y'Imana yose, yaba amatorero, yaba nk'uko ari korari, n'indi mirimo y'Imana yose itangira mu bantu Imana ibayishyizemo. Izo statistike zaravugaga ngo 75% y'iyo mirimo ngo mu myaka 5 yonyine iba yazimye, yanarangiye, yanashizeho, kubera ko umwanzi arwanya umurimo w'Imana. Imana ishimwe rero ko mwacitse ku icumu mukaba maze imyaka 30 mukorera Imana. Imana ishimwe ko turimo gukorera Imana. Burya n'ubuntu bukomeye, n'ubuntu bukomeye. Imana nibihererwe icyubahiro ko yabakomeje. Turavuga imirimo y'Imana, turavuga kugira neza kw'Imana, turavuga ubuhamya bw'ineza twabonanye Imana yacu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 26 ndetse na 27. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 26 no wa 27. Makumyabiri na gatandatu, umufasha naza uwo nzaboherereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Haleluya. Uyu ni Yesu urimo kuvuga. Umufasha naza, mwuka wera naza uwo nzaboherereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Ibi Yesu yabivugaga cyambaye umubiri, atarambara ubwiza bwe. Iri sezerano ritarasohozwa, twebwe turi mu gihe ryamaze gusohozwa. 27 ngo kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Ubuhamya bwa mbere n'ubw'Imana ubwayo iyihamiriza, Imana ubwayo ikihamiriza, haleluya, ikoresheje umwuka wayo wera. Ngo umufasha naza uwo nzabohereza ava kuri data, ari we mwuka w'ukuri ukomoka kuri data, azampamya. Nagira ngo mbabwire ko guhamiriza Kristo ni ubuntu bw'Imana tuba tugiriwe, ni amahirwe tuba duhawe n'Imana. Ubundi Imana irihamya. Imana ishimwe cyane, ibivuga neza ikabivugira mu mitima y'abantu. Ndibaza ko mujya mwumva abantu bavuga ngo nararose, nabonye inzozi, nagize iyerekwa, niyumvisemo. Ubutumwa bwiza wenda barabwumvishe kera bakabwibagirwa, ariko Imana ifite imbaraga burya zo kwihamya. Imana ishimwe cyane. Nta nubwo ibuze ibikoresho, nta nubwo ibuze abakozi, yewe ibasha no kwadvertisinga bitangaje. Kuko mu kanwa ka Yesaya mu myaka myinshi cyane Yesu atari yahinguka, Yesaya yarahamyaga akavuga ngo dore duhawe umwana w'umuhungu, akabivuga nkaho bibaye. N'igihe Yesu yaziyemo, Imana yohereje abamarayika baramanuka mu ijuru ngo baza bacuranga bavuga ngo ubunezeruje mu isi, haleluya, agakiza karaje. Bahitamo kubibwira abashumba, ariko yarazi kwamamaza umwana we ko azaza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Yaraje yambara umubiri, abana natwe, abana n'abantu. Igihe kigeze asubira mu ijuru. Bahagaze ku musozi wa Elayono, hanyuma abamarayika barongera bamanuka babwira abigishwa be. Ndibaza ko barebaga bibaza bizagenda bite, bimeze gute, arazamutse, aragiye, aradusize. Twari tuzi ko ari igihe cyo kugarura ubwami bwe, natwe dukomerera muri Isiraheli. Hanyuma abamarayika barongera bavuga ngo uko mumubonye agenda niko azagaruka. Yesu azagaruka, haleluya. Imana ishimwe cyane. Kandi azagaruka ibintu ari ibisanzwe. Turimo turongora, turimo dukora ibitaramo, turimo tubyara, Yesu azagaruka. Afite rero guhamya muri we kwihagije, ariko atugiriye neza. Amaze gushyira uko guhamya mu mitima yacu, natwe aduhindura abamuhamya, haleluya. Muri make ntushobora kumuhamya. Guhamya kwa Mwuka Wera kutabanje gukoreka muri wowe, uzatubwira inkuru z'ibihuha, kandi Yesu ntashaka ko tumuvuga ibihuha. Imana ishimwe cyane, kuko iyo umuvuze ibihuha umuvuga igihe gito, uramuharara, ejo bikanga. Ariko iyo Mwuka Wera yashyize guhamya kwa Yesu mu mitima yacu, nutazi kuvuga yavuga, nutazi kubaho yabaho ku bwa Yesu.
Imana ishimwe cyane. Guhamya kwe rero niko kubanza kugira ngo tutazamuvuga ibihuha, kubera ko nkuko baririmbye Jehova yigeze avuga ngo bahagurutse bazi ko ari amahoro, ngo bazi ko mu rugendo nta ntambara zihari. Udafite uko guhamya kwa Kristo mu mutima wawe, dore nta nubwo warenga ukwezi, ntiwarenga n'umwaka, kuko Yesu yaratinyutse aravuga ngo iyo nzira rero ngo irafunganye, ngo si inzira y'igihogere. Uzi umwami w'abami kuguhamagara ngo umukurikirane azavuga ngo inzira rero ngo irafunganye. Akongera avuga ngo niba ushaka kuba umwigishwa wanjye ngo niwiyange. Kwiyanga kandi dushaka kwikunda, dushaka kuryoherwa n'ubuzima, dushaka kubaho nk'uko twashakaga. Aravuga ngo umuntu ushaka kuba umwigishwa wanjye, Luka 9:23, umuntu ushaka kuba umwigishwa wanjye niyiyange, self denial, niyibwire ngo no. Abwira utase ngo rutango hoya, washakaga iki ariko oya. Kandi ngo iyo oya ayibwire buri munsi, ngo narangiza ngo yikorere umusaraba we ngo nkurikire iminsi yose. Ariyizeye ku buryo atarinda gutera igipindi. Abivuga nkuko birahandi yani yaravuze ngo umuntu ushaka kunkurikira ngo abanze yicare ngo akore imibare. Ngo none se ngo umuntu yajya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo akayubaka atabanje kubara, ngo nabanze yicare abare amenye amafaranga azagenda kuri iyo nzu, kugira ngo ejo atazayitangira yagera hagati kamunanira abahisi n'abagenzi bakamuseka. Aratubwira ngo natwe niba dushaka kumukurikira ngo ritubare imibare. Ni imibare se yitwa ngo iki? Ni imibare yitwa kumuha byose. Izina ryawe, ibyo washakaga, ambisiyo zawe, inzozi zawe, icyubahiro cyawe, ubuzima bwawe. Arashaka byose, ntashaka igice. Niyo mpamvu atigeze ashaka urukundo rusondetse. Yaravuze ngo unkunda ngo nankunde mu buryo bwuzuye, ankundisha umutima we wose, ubwenge bwe bwose, ubugingo bwe bwose, n'imbaraga ze zose. Haleluya. Kucya dusaba ibintu bidashoboka, kucya dusaba ibintu bikomeye, nuko yari yizeye guhamya kwa Mwuka Wera muri twebwe. Mana ishimwe cyane. Umuntu ubuntu ntiyabivamo, umuntu ubuntu ntiyabivamo, ariko Imana muri twebwe. Haleluya. Umufasha naza rwose azampamya. Mana ishimwe cyane. Ngo kandi namwe muzampamya kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Yesu ntigeze adusaba kumuhamya tutarahabwa ubwo buhamya bwamwe imbere. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa be, nubwo umurimo wihutirwaga kandi ari bakeya, kandi bagomba kuzuza inkuru ze Yerusalemu hose, bakagera no hirya ni Samariya no hirya no ku mpera y'isi bikazatugeraho. Byarihutirwaga, byari biri mu bantu bakeya, ariko aravuga ngo nibanze bategereze bakiri igihamya kizatuma Petero nubwo yagera mu rupfu atabivamo. Haleluya. Aravuga ngo nimutegereze gatoya mwakira ibyo data yasezeranye. Igihe kigeze barabyakira. Abagabo bari bafite ubwoba barasohoka, kandi mwibuke ko nshuti z'Imana ibyo bintu byari bikiri vuba. Iyo tubivuga kuko byarangiye ntabwo tubyumva cyane, ariko byari bikiri vuba. Umwami wabo bari bamwishe muri iyo minsi ya vuba aho ngaho, iminsi 50 yonyine, basohoka badagifite ubwoba bw'urupfu. Haleluya. Baravuga ngo uyu Yesu mwishe niwe ukoze ibi ngibi mureba. Ibyo bintu niwabyishyiramo, si ukuvuka neza, ntabwo ari discipline, ntabwo ari ukubyiga muri theology. Ibyo byose ni byiza, ariko ibyo bisohoza icyamaze kugeramo, gishyizwemo n'ijuru ubwaryo. Mana ishimwe cyane. Cyangwa umutima wawe ukanezezwa n'ibyo, kubatizwa mu Mwuka Wera cyangwa kongera kuzuzwa, kubera ko ibigutera ubwoba bizahoraho. Bamaze gukiza wa muntu wari urwaye ku irembo ryitwa Ryiza. Imana ishimwe cyane. Bamaze kumukiza barongera barabahagurukira bavuga ati nimuceceke, ibyo bintu murekera gukomeza kubivuga. Ngo bikoza mu kindi cyumba barongera barasenga. Imana ishimwe cyane. Ngo bamaze gusenga aho bari haratitira, ngo bongera buzura Umwuka Wera, baravuga ngo ibi bintu tugomba kubivuga. Ubuse twumvira abantu cyangwa twumvira Imana? Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Utaradusabye kumuvuga ibihuha, utaradusabye kumuvuga dukoresheje imbaraga zacu. Ariko Mana ubo rutanse nari kuvuga iki? Nari kujya nzana amakuru y'Inyamirambo ngo nuko harabaye ngo nuko, ariko ni mwiza. Haleluya. Ashyira guhamya mu mitima yacu ngo tutamuvuga inkuru zitaruzi ukuri. Ubuhamya bwa mbere rero nubwo Imana ubwayo ishyira mu mitima yabo yifuza ko bajya kuyihamiriza. Imana ishimwe cyane. Kuki ari bwiheraho nuko idashaka ko njyana ibyanjye, irashaka ko njyana ibyayo. Hari umuntu unyumvise yemwe? Haleluya. Hari ubuhamya buhinduraho abantu bazaba mu bihe by'iteka. Hari n'izindi nkuru nziza z'ineza y'Imana igera ku buzima bwacu, izo tuzihuriyeho n'abandi batizera uyu mwami. Ni inkuru z'ineza z'uko twabyaye, z'uko twaguze andi mamodoka, z'uko twagize umugisha twava mu bukode, z'uko twatembereye mu ndege. Ni byiza, bitera akanyamuneza, ariko bifite umumaro muke. Tubihuriyeho nabo tutazaraganwa ubugingo buhoraho. Ikindi birasaza, ikindi haraho bitagera.
ubu se najya kubwira umuntu waguze indege ko naguze imodoka? ubu se imodoka yawe n'iyanjye biraza kungana n'izi nganda z'abashinwa barimo bazana mu Rwanda batazi n'Imana, batemera na Yesu? Ni bugufi, ni bugufi, ni bwiza. Ku ntangiriro y'urugendo ni sawa, ni utunozangendo, ni utubombo tw'abana, ni utuntu twiza, ariko tudafite imbaraga zazunguruka isi, tudafite imbaraga zahindura aho abantu bazaba byiteka. Niyo mpamvu nshuti y'Imana, ibyo ni ineza, ni ineza y'Imana igusha imvura ku babi n'abeza, bakeza bagahirwa, tugacuruzana mu isoko, rimwe na rimwe bakunguka kuturusha, rimwe na rimwe ukifuza ibyabo ndetse nawe ukiba imisoro nkabo. Imana ikurebe kandi kubabarire. Ni tugufi cyane, ni tugufi cyane. Data rero ntiyifuza ko umuhamisha ibyo byonyine, kubera ko wabihuriraho n'abavuye mu bapfumu, wabihuriraho n'abatemera nuko Imana ibaho, wabihuriraho n'abasevinze amafaranga yabo, bakaba ari abagabo beza b'ijambo badasesagura, bakaba ari abagore beza bazi gukora, bagakora bakasevinga, bakabigeraho, bakubaka amazu, bakagura ibibanza muri Kigali dore ko binahenze. Wabihuriraho n'abantu mudahuje inzira, wabihuriraho n'abantu mudahuje urugendo. Ni byiza, ariko uzajya wibuka ko ari ya neza y'Imana igwa mu mirima y'abeza n'ababyeyi. Hanyuma bye kuba ari byo twitsaho umutima cyane ngo bigarukire aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ukundi guhamya kuri ku isi yose. Uko guhamya kwa Mwuka Wera ntikugira ikigutangira. Ni uguhamya gukora ku isi yose, ni uguhamya kwazenguruka ahantu hose, ni uguhamya kwagera mu bihugu by'Abarabu bifite peteroli kukaba kuzima, ni uguhamya kwagera mu bihugu bitavuga Yesu kukaba kuzima, ni uguhamya kugera mu munyabyaha rw'imbi kukaba kuzima, akavuga ngo nari umunyabyaha ariko naramubonye. Haleluya. Ni uguhamya kugera no ku gisambo kiri ku musaraba, kitarize igice, kitarigiye umubatizo, ariko cyareba mu maso ha Yesu kikabona imbabazi. Haleluya. Kikamenya cyo ko ari ikinyabyaha. Mana ishimwe cyane. Ni uguhamya kudatangirwa, ni uguhamya kutagira umupaka, ni uguhamya kugera mu mwana mutoya kukagera mwukuze yari yatangiye kwishingikiriza akabando, ni uguhamya kuduha ibyiringiro byo kureba ibitagaragara. Haleluya. Ni uguhamya gutuma dukura amaso ku by'isi. Imana ishimwe cyane. Tukamera nka za ntwari zo kwizera, tukareba hakurya imidugudu yubatse ku mfatiro, hanyuma iby'isi ntibitubashe, ntibidufate. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Ngo iyo nzira yarayohereje kugira ngo abantu nibabe n'abaswa nabo ntibabiyoberwe. Imana ishimwe cyane. Ahandi Bibiliya yatumye ngo twibuke ngo guhamagarwa kwacu kw'abimfura batoranijwe atari benshi. Nagira ngo wibuke guhamagarwa kwawe. Bimwe mu bintu bintera umunezero udakama mutima wanjye ni ukwibuka guhamagarwa kwanjye. Ubu Imana yambonye ite? Yo kabyara yambonye ite? Umuntu wakuriye mu muryango utaba mu Bibiliya. Iyo umuntu avutse mu muryango abantu basenga, ajya agira ngo abantu bose bagira za Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo iwabo. Oya, hari ahandi bitaba. Hari ahandi umubyeyi umwe abatumura itabi hano n'undi atumura itabi hano batanataha, ariko Imana y'imbabazi. Haleluya. Imana idatangirwa, Imana y'imbabazi. Niyo mpamvu mu ijuru tuzasangayo baruharwa bakijijwe, tugasangayo n'abandi bana beza bakuriye mu rusengero nabo tugahurirayo. Nigeze kumva abana bamwe bababazwa ngo nuko badafite ubuhamya. Ubuhamya se ni iki? Ubuhamya se no kubanza kuzerera. Ubuhamya no kumenya ko uri umunyabyaha, kukeneye imbabazi z'Imana. Ibyaha si ibyo wakoze, nuko wavutse, nukwigomeka ku Mana. Umuntu ashobora kwigomeka ku Mana kandi yijyana mu byiza. Ntago ari ngombwa ngo mena naraciye mu bapfumu ngo sinde ngo sambane. Oya, nshobora kwigomeka ku Mana kandi niyobora mu byiza, nijyana muri korari, nubahiriza repetition, ariko ndi ikigomeke kuko Imana itangenga, ikaba iticaye ku ntebe y'ubwami bw'umutima wanjye, ari njye wigengaho. Imana itugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe rero ko ariyo duha umwuka wayo ikaduhereza ubuhamya budashobora gutangirwa. Amen. Tumaze kuzuzwa rero n'uwo mwuka, natwe ntibiba bigikunze ko twiyumanganya. Imana ishimwe cyane. Dutwara uko guhamya, twaba twemereye Imana cyangwa tutembereye Imana. Uko ni ku itorero ry'i Yerusalemu barimo batotezwa, bagiye bagenda hirya no hino, ba Filipo barimo bahunga, batotezwa, bagirirwa nabi, ariko kwiyumangana ntibyari bigikunze. Icyama Data kongera akatwuzuza umwuka we, agasuka imbaraga ze, kwiyumangana bikaba bitagikunze. Uri muri Matewusi utiyumanganya, uri muri Quartier Commercial bitagikunze, uri mugenda mu ngendo bitagikunze ko wiyumangana, wicaye muri bene wanyu bafite kwizera gutandukanye n'ukwawe bitagikunze ko wihishira. Uyu mwami ariyubashye, uyu mwami ni mwiza, yuzuye imbabazi no kugira neza ku buryo tutakorwa n'isoni zo kuvuga ko turabe. Nta nubwo dukwiriye gukorwa n'isoni zo kuvuga ko yadukijije. Ntabwo biteye isoni.
haleluya. Icyama bikongera bikabira mu mitima y'abera. Murebe ukuntu tungana n'abandi bari hirya no hino mu zindi nsengero, murebe uburyo turi ingabo nyinshi. Imana ikangura umutima wawe, kangura umutima wanjye, itwuzuzemo guhamya kwa ngombwa tudahuriyeho n'abatari muri uru rugendo. Guhamya Imana yakirisha abatarayimenya n'abatarayizera. Haleluya. Reka nsome undi mugabo umwe yandikiye Timoteyo, umugaragu w'Imana Pawulo. Bibiliya yuzuye abantu bahawe uko guhamya, barinze bagera mu rupfu batabivuyemo. Mu byahishuwe haravuze ngo Satani twamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwacu. Bakurikiza indi ntwaro ya gatatu tudakunda cyane, ivuga ngo ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Haleluya. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Amaraso Yesu umuntu ashobora kuyitirira atarayizeye. Ijambo ryo guhamya na gasuka ishobora gusubiramo ijambo ry'Imana. Ariko iyo ntwaro ya gatatu n'abantu bafite guhamya kw'Imana mu mitima yabo. Nta kintu wabakangisha, ruswa ntiyabagura, cyubahiro nticyabagura, nta kintu wabakangisha kuko ntibagikunza amagara yabo. Haleluya. Icyo umwami abasaba nicyo bashyize imbere. Icyo ibihumbi by'abantu bavuga gifite umumaro muke, nabo ubwabo biteye umugongo bahindukirira umwami. Haleluya. Ntibakunda amagara yabo. Kandi inshuti z'Imana, reka mbabwire, isi irimo irarushaho kuryoha kandi irarushaho gukanda abera. Nitutagira iyo ntwaro ya gatatu tuzacogora. Isi izarushaho kubangamira kwera, isi izarushaho kubangamira gutungana, isi izarushaho kubangamira gukiranuka. Abadafite guhamya kwa Kristo mu mitima yabo, abadafite guhamya kwa Mwuka Wera kandi guhora kuvomererwa n'ubusabane bafitanye n'Imana, ibi bihe bikomeye ntibazabitambuka. Uzashyira ku munzani ubwoba bw'ubuzima, uvuga uti ubusabana barava mu ishuri, wemere kubeshyaho gatoya, bike, wemere kujya mu bintu uzi neza ko atari by'Imana yagushakagamo. Imana itugirire neza. Reka dusome hano hantu mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 1, turere ku murongo wa 12 tumanukeho. Ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo watumye, ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, ndashimira umwami wacu Yesu Kristo watumye mbasha kumukorera akangirira icyizere, bityo akanshinga umurimo we. 13 ndagira ngo uhumve nawe ushyiremo ibyawe. Ngo nari umuntu ukunda gutuka Imana, uyu ni Pawulo, ngatoteza abayoboke bayo, nkaba n'umunyarugomo, ariko Imana yarambabariye kuko ibyo nabiterwaga n'ubujiji kubera ko ntemeraga Kristo. Wowe inshuti y'Imana, we wari iki? Umva ko Pawulo we yivuze, nari umuntu ukunda gutuka Imana, ngatoteza abayoboke bayo, nkaba n'umunyarugomo, ariko Imana yarambabariye kuko ibyo nabiterwaga n'ubujiji kubera ko ntemeraga Kristo. Umva guhamya ko umugabo w'Imana, utavuze ngo ibitambaro babinkozagaho babikoza ku barwayi bagakira. Ese siko byari bimeze? Barakiraga. Utavuze ngo nageze mu mujyi abantu bose batwika ibitabo by'ibigirwamana n'iby'uburozi. Utavuze ngo umukobwa yangenderaga inyuma avuga ngo uyu ni umugaragu w'Imana isumba byose ni mumukorere, ngo ariko ndamurondora ndamumenya ngo nirukana Satani. Sibyo yirata. Haleluya. Afite ubuhamya budashobora guhagarikwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu no muri gereza yakomeje arahamya. Ariko ifite ubwa buhamya bwa bombo. Muri gereza uravuga ngo Mana ungenje ute ko narindi mu butumwa bwiza kuki wemeye ko mfungwa? Haleluya. Ariko ninjoro umuntu ufite guhamya kwa Kristo mu mutima we, ngo ninjoro we na Sira bararirimba, ngo n'izindi mbohe zirabumva. Haleluya. Imana iravuga ngo mbonye abagabo nanjye sinaceceka, igishyitsi kinyeganyeza gereza yose. Ariko kuko ufite guhamya kwa Kristo, ikihutaga si uguhita asohoka muri gereza ngo abereke ko akomeye. Oya, reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Reka mbibutse inshuti y'Imana, nagira ngo babwire ko ibyo atari umwihariko w'umuntu, ni ibya twese abambaye umubiri. Yoweri rero bihanuye, Petero bisubiramo, aravuga ngo mu gihe cyanyuma ngo azasuka umwuka we kuki? Ku bantu bose, abambaye umubiri bose. Ariko kuko tutumva ijambo rizima, ntitugikumbura mwene ibyo bihe. Dukumbuye kongera inzu ku yindi, twakumbura kugura imodoka ku yindi. Ariko reka nkubwire, hari ikintu isi idatanga. Haleluya. Iwanyu nibagwiza amafaranga bazayagusigira, nukoresha amaboko yawe uzayageraho. Imana nigusha imvura iwawe uzayageraho. Ariko hari ikintu isi idatanga.
kandi icyaha wabizera bose. Icyama imitima yacu ikongera ikagira inyota, icyama imitima yacu ikongera igakumbura ibintu bitagurwa amafaranga, ibintu nta muntu wabiguhaho umurage, kandi byagenewe twese. Si umwihariko w'abitwa abanyamasengesho, si umwihariko w'abavugabutumwa bafite amazina, si umwihariko w'abayobozi b'amatsinda, n'iby'abizera twese. Icyakora n'iby'abafite inyota. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 7 ngo umuntu ntagira inyota ngo aze aho ndi asange. Haleluya. Ngo ibyo bizerekeje ku mwuka wera w'umwizera bendaga guhabwa. Aravuga ngo kandi abanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu nda zabo. Muri make bazagira ubuzima bw'Imana muri bo butemba no ku bandi. Torero ry'Imana, mureke tugaruke ku by'ibanze. Dutarama ariko dutekereza ibyibanze, imitima yacu iri ku byibanze. Dushaka ubucuruzi n'amafaranga ariko dutekereza ibyibanze, iby'isi idashobora kuduha. Uyu mugabo Pawulo nta kindi yirata, niyo mpamvu yavuze ko atakiriho ari Kristo uri muri we. Aravuga ngo cyakora nari umutukanye, ubwo nibwo buhamya mfite. Arakomeza kuri 14 ngo ubuntu umwami wacu agira bwaransabye. Muri make nkiri umutukanye, nkiri umwanzi w'Imana, ukiri kure y'Imana, ubuntu Imana igira bwaragusabye. Ngo kimwe ngo n'ukwizera n'urukundo tubonera muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ry'ukuri kandi rikwiriye kwemerwa na bose. Kristo Yesu yazanywe ku isi no gutangiza insengero. Haleluya, haleluya. Iri jambo ni ry'ukuri kandi rikwiriye kwemerwa na bose. Kristo Yesu yazanywe ku isi no gukiza abanyabyaha, kandi mu banyabyaha ni njye w'imbere. Uyu ni umuntu warasogongeye imbabazi. Suko yakoze ibyo twakwita ngo ni byinshi, uretse ko nta byinshi na bikeya bibaho. Abarimbuka bazaba hamwe, n'abaraga ubugingo tuzaba hamwe. Imana ishimwe cyane. Icyaha nyamakuru ni ukutizera umwana w'Imana no guhitamo inzira zanjye ngahitamo kwiyobora aho kuyoboka umwami. Aravuga ngo muri abo, ngo mu banyabyaha ngo ni njyewe w'imbere. Uwo ni umuntu wasobanukiwe ubuntu bw'Imana, uwo ni umuntu wakiriye imbabazi, uwo ni umuntu ufite guhamya kwa Kristo mu mutima we. Ngo ariko icyatumye Imana ingirira imbabazi ni ukugira ngo muri njye umunyabyaha wa mbere Kristo Yesu yerekane ukwihangana kwe kuzuye, bityo mbere urugero abazamwizera bose bagahabwa ubugingo buhoraho. Mbere urugero, mbumuhamya utera abantu kwifuza imbabazi z'Imana, mbumuhamya utera abantu kwifuza gukizwa. Haleluya. Ngo umwami uhoraho ari we Mana imwe rukumbi idapfa kandi itarebwa n'amaso, ahabwa icyubahiro n'ikuzo iteka ryose. Amin. Timoteyo mwana wanjye, dore ibyo ngushinze bihuye n'ibyabanje guhanurwa kuri wowe, ubyiteho bituma urwana intambara nziza. Ukomere kuri Kristo twemera, ufite umutima utakurega ikibi. Uwo mutima bamwe banze kuwumvira, bareka kwizera Kristo, bamera nk'abigungiye mu matongo. Muhaguruke dusenge. Mwami, yuzuze guhamya kwe mu mutima wawe. Aratubwiye ngo ni Imana itaboneshwa amaso, ni Imana ibonekera mu bayizeye. Imana iragukeneye, iragukeneye ngo ireshye isi, iragukeneye ngo ireshye bene wanyu, iragukeneye ngo ireshye abakuzi bose. Yaguhaye umurimo, Kristo amaze kukunga n'Imana, yaguhaye umurimo ngo yingingire muri wowe kugira ngo ibashe kwiyunga n'abatuye isi. Abiwanyu batarakizwa sabo guhungwa, ukwiriye kubereka urukundo rwa Kristo. Abo mucuruzanya bakubangamiye sabo guhungwa, ahubwo tugiye gusaba ngo tugwirize imbaraga kugira ngo tubereke urukundo rwa Kristo. Ubusabane bwa kivandimwe buba buryoshye, ariko hanze hari bene wacu barimbuka, ndetse no hagati muri twebwe hari abaruhiye mu nzu ya Data. Mureke tumusabe, 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 kuko ntashaka ko tujya kuvuga ibyacu, ntashaka ko twara inkuru z'impuha. Arashaka kuguhamiriza imbere muri wowe, kamenya ko Yesu ari muzima, guhamya kwa Kristo kukagwirira muri wowe. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Pawulo avuga ngo nishyano kuri njye ndamutse ncecetse, mfite umuriro waka mu magufwa yanjye, sinabasha guceceka. Guhamya kwa Kristo ko twatugezemo, iyo twujujwe ibye, aho tuzaca bizahasigara, aho tuzicara bazabibona. Reka tumusabe yongere yuzuze uko guhamya mu mitima yacu. Ntashaka kumuvuga impuha. Niyo mpamvu yabujije abigishwa be kugenda, kugira ngo batabakubita bakahita bavuga ati Yesu uri he, kugira ngo Stefano batamutera ibuye agahita avuga ati nuko ungenje mwami.
ariko yari afite guhamya kwa Kristo, yari afite ubuhamya buzima. Yari umusore harashobora kuba yari atarashaka, ariko ntiyarababajwe nuko adasize umwana, kuko yari afite guhamya mu mutima we. Bamutera ibuye rya mbere arakomeza kuko zitari imbaraga ze, bamutera andi mabuye arakomeza kuko zitari imbaraga ze. Bigishwa ba Yesu barinda bagera mu rupfu. Yohana yarasigaye wenyine ku kirwa cya Patimo, nabwo ntiyagira irungu, kandi abavandimwe be abasangirangendo bose barapfuye, ariko nabwo ntiyagira irungu kuko yari afite guhamya kwa Kristo mu mutima. Iki gihe kizarushaho gukomera, ntabwo wagishobora nshuti y'Imana, ntabwo wagishobora. Ntuzashobora kudasambana n'abagore bazunguruka n'abahungu bazunguruka, ntuzashobora kutarya amafaranga y'abandi kandi ukeneye kuzamura igisenge gisa n'icya mugenzi wawe yazamuye, ntuzabishobora. Ntuzashobora kudategekwa n'amafaranga kandi witwaga gukorera Imana. Ariko hari igihe umuntu yaguye mu mutego akorera Imana ariko yikorera no ku giti cye ashaka ibye. Kandi igihe kimwe Pawulo yagize agahinda, arimo yandikira itorero niba ari Filipi simbyibuka, aravuga ngo simfite undi duhuje umutima ngo uzita ku byanyu nkanjye. Kereka Timoteyo ni wabonetse ati kubera ikizi, kuko benshi basigaye bashaka ibyabo. Ntabwo twabishobora, ntabwo twabishobora. Reka tumusaba twuzuza umwuka we, aduhe kumutumbira, twongere dukura amaso kubirabagirana, dukura amaso ku miruho n'imibabaro, dukura amaso ku mitego y'uburyo bwose. Dutumbire Yesu, aracyaboneka, aracyariho, ndetse yaratubwiye kuko ibihe birushaho kuba ibyanyuma niko azasuka umwuka we ku bantu bose, abantu bose. Data, tukuzamuriye amaboko, turabahungu n'abakobwa bawe, turabagaragu n'abaja bawe, turabo waguze amaraso, turi torero waronse mwami w'abami, ariko niwo uzi ibiri bwina mu ndiba z'imitima yacu. Duciye bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo, tukubwira ngo wongere wime mu mitima yacu, ufate umwanya wa mbere. Reka ibikubyiga biri mu mitima yacu mwami byagize umwanya wa mbere, nyamara ari ibishira, nyamara ari ibyinaha, nyamara ari ibizazingwa nk'ipapuro. Reka bikurwe mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu, twongere dukumbure kuzakubona, twongere dukumbure kuguhamiriza abatakuzi, tudatwaye ubuhamya bw'impuha, twuzuwe n'imbaraga zawe, duhawe umutima nk'uwawe, duhawe gukunda nk'uko ukunda. Urukundo rwawe rusabye mu mitima yacu ku bwa mwuka we. Tugarukeho mwami muri iki gitaramo, tugarukeho mwami muri anniversaire y'imyaka 30, tugarukeho mu itorero ryawe ry'u Rwanda, tugarukeho. Hagurutse abagore n'abagabo bashobora kukuzamurira amaboko, hagurutse abagore bashobora kuborozwa nuko imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe tutabifite. Hagurutse abera bashobora kunira ko kwihana kuko uri kutakibaho. Tukure mu kazu yazi mwami w'aba, tugarukeho. Erega n'ubundi niwe wadukunze mbere, erega n'ubundi niwe watangiye umurimo muri twe, erega n'ubundi niwe ugeze udusaba kwirwariza. Ibi nta muntu wabyirwarizamo, ntawe. Imbaraga zawe zitumanukire, zitwuzure, duhembure mwami w'abami, duhembure mwami w'abami, duhembure aho twacubiye, duhembure kubw'imbabazi zawe. Aho twatakaje urukundo rwa mbere mwami, urutugaruremo kubw'imbabazi zawe. Turabawe, turabawe, turabawe. Hagurutse abahungu n'abakobwa bafite ishyaka ryawe, hagurutse abasaza n'abakecuru bafite ishyaka ryawe. Turabawe, turabawe mwa, tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Urakoze Yesu.